tubaha ikaze bakunzi b'Umuragwa Family TV. Uyu ni wa mwanya dura tukaganira, tukaba tugiye kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye. Imbere ya kamera turi kumwe n'umutumirwa musanzwe mumumenyera hano ku muyoboro w'Umuragwa Family TV. Twatangira tumuha ikaze. Murakoze cyane. Uyu munsi rero tugiye kuganira nawe, udufashe utuganirize ku makuru arimo aravugwa cyane. Amakuru yiri uyu munsi arimo aravugwa cyane n'ayahe? Uyu munsi rero ibintu byiriwe bivugwaho cyane ko ari byinshi. Sinzi wenda ibyo ushaka ko nakubwira ariko ni byinshi. Kubera ko tuyakeneye ari menshi, wenda bibaye byiza niba uyazi yose. Ayo ufite uyaduhe, ariko reka nsabe wenda duhere muri siporo, turagenda tujya mu myidagaduro no mu bindi bintu birimo biravugwa cyane, ariko duhere muri siporo. Muri siporo rero ikintu kiri kuvugwa cyane, Amavubi azahura na Nigeria. Icyo kintu abanyamakuru ba siporo byiriwe bavugaho cyane, ukuntu nyine Amavubi azahura na Nigeria, ese Nigeria izadutsinda, ese Amavubi azatsinda, nibyo ngibyo birimo. Ariko bazakinira he? Bazakinira mu Rwanda cyane muri Nigeria? Oya, bazakinira mu Rwanda kuri Stade Amahoro. Okay. Uri guhama amahirwe Amavubi ko yatsinda Nigeria? Birashoboka, rega mu mupira w'amaguru nta kidashoboka. Twizere ko tubyizere gutyo, kubera ko mu mupira w'amaguru nta kidashoboka, cyangwa ukurikije ukuntu wenda Amavubi arimo aritwara muri iyi minsi, hari bamwe bari kugenda babihuza wenda n'umutoza dufite ubu ngubu, bavuga ati uyu mutoza afite ukuntu ari umuhanga, afite ukuntu yazamuye urwego rw'Amavubi. Ibyo ngibyo wenda numvaga wenda ko abantu benshi barimo kubishingiraho, baha icyizere Amavubi wenda batajyaga bayaha nko mu myaka 2 ishize. Sinzi wenda niba twashingira kuri icyo cyizere kiri guhabwa Amavubi, cyangwa niba twashingira kuri icyo cyo kuba wenda mu mupira uridunda. Ntabwo twagendera kuvuga ngo wenda mu mupira uridunda, kuko byose aba ari tekinike z'umutoza, uburyo yabwiye abasore be. Ariko ikigaragara cyo nuko aya Mavubi y'ubu ngubu atandukanye n'Amavubi y'imyaka 2 ishize, kuko ubona harabayemo amelioration. Ubona uriya mutoza rwose hari tekinike agenda yongeramo, ku buryo ubona bari abana b'Abanyarwanda umupira batangiye kuwinjiramo neza. Ikimenyimenyi urabona, niba warakurikiye umukino bahuye na Libya, bakinnye neza cyane kabisa. Reka tubifuriza intsinzi, kuko intsinzi yabo nyine aba ari n'iyacu. Abana nabo nibitaba mu buryo bumwe bizaba uzajya kureba. Oya, ntabwo nzajya kuranza abandi mu kazi, ariko nzawukurikira. Okay, reka tubifurize, natwe twifuriza intsinzi nk'Amavubi. Hanyuma ubwo tureka tuve muri siporo gato, none tuze mu myidagaduro isanzwe, cyangwa se tujye mu makuru arimo aravugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ayo uri kubona cyane ari kuvugwa n'ayahe? Ku mbuga nkoranyambaga rero ubu ngubu ibintu biriho cyane cyane ni saga ya Sabe. Hari video yasohotse igaragaza Sabe yavunitse. Ubwo rero bamwe babivugaho ibintu byinshi, ngo yasimbutse igipangu, abandi ati wenda yaratsikiye aragwa. Ibyo ngibyo nge nta makuru mbifiteho, nuko kubibona gutyo. Ariko ikiriho nuko koko yavunitse. Yanashyize n'itangazo kuri social media ziwe avuga ko arwaye, ko ari kwiyitaho, ko namara gutora agatege azagaruka mu kazi. Ibyo ngibyo nibyo nzi kuri Sabe, nta bindi narenza kuri ibyo ngibyo, kuko nta makuru afatika nabivugaho. Gusa nicyo kiriho ku mbuga nkoranyambaga nyinshi, cyane cyane nka YouTube. Ewa nahahiye kabisa. Havuyeho saga yago hajya ya Sabe. Ubwo nyine imwe ijyaho iva hajyaho indi gutyo nyine. Nanzi bwo urumva bagomba guhora batwika, ahubwo ikibazo hazazima ryari. Nese nka buriya wenda yago yajyaga, kuko nawe mpamya ko byanze bikuze nawe ajya afata nk'umwanya akajya kuri YouTube nawe akareba ibiganiro nk'uko natwe tuba turi kubireba. Akareba
ama YouTube channel aba yagiye amuvugaho rimwe na rimwe wenda kumva ibyo bamuvuzeho. Nk'ubu ngubu Yago wenda nko mu minsi 3 cyangwa inishize yarimo arajya kuri ntuze kuri YouTube akabona abantu bose niwe bari kuvuga, abantu bose niwe bari kuvuga. Ubu ngubu ntabwo ashobora kuba yarakaye kubera ko hari undi muntu uri kuvugwaho wamusimbuye. Ntabwo mbizi niba yarakaye cyangwa niba yagize gute, ariko nawe kameme ubwo arabizi neza ko ntabwo tugendeye no mu migani ya Kinyarwanda ngo ntagahora gahanze. Uyu munsi ni njye bari kuvuge, ejo ni wowe, gutyo gutyo. Nta muntu ushobora kuvugwa ngo hamare birenze icyumweru cyangwa ibyumweru 2 nta yindi nkuru iraza, bihora bisimburanwa. Hari ukuntu umunyamakuru nyine cyangwa se umuntu yarimo aravugwa kuriya, nubwo baba bari kumuvugaho ibintu byiza cyangwa se bibi, nyine hari ukuntu we aba yumva birimo biratuma izina rye rimenyekana, ku buryo ari n'abahitamo kuba wenda bakereye ikintu cya fake kugira ngo avugwe. Kuba yavugwa wenda yagize noneho nk'uko kwa Yago akaba wenda ari afite n'ukundi kuntu akora wenda n'umuziki, iyo avuzwe gutya ngo abari amahirwe ko wenda nk'ikintu yakora nyuma y'uko kuvuga ko wenda tuvuge nk'uko Yago ari umuhanzi, iyo ndirimbo ishobora kugera kure cyane wenda bitandukanye n'ukuntu yaba ataravuzwe. Ubwo na Sabe wasanga Sabe se nawe akaba yavunitse kugira ngo bamuvuge, ubwo se we byamwungura iki? Sabe ni umunyamakuru mwiza, ni umunyamakuru ubimazemo igihe, ufite ubunararibonye. Nekereza ko ntabwo yajya muri ibyo ngibyo. Kuba yaravunitse na accident mu zindi ntabwo ari ibintu use wapanga kuvunika bya nyabyo. Harabona abonye batangiye kuvuga ko ngo bishoboka ko yaba ari prank. Nyine nkuko nabikubwiye ntabyo nzi, sinzi ikibyihishe inyuma, ariko ikigaragara ibyo nge mbona, ibyo numva, ntabwo ntekereza ko Sabe yakora mu bintu byo kujya mu maprank kugira ngo avugwe se bimwongera iki? Afite platform ikomeye, afite ikinyamakuru gikomeye, cyaba cya YouTube, cyaba icyandika, kuko Isimbi ni ikinyamakuru cyandika. Rero numva ko we ntabwo yaba ari guplankinga se ngo azamura iki muri ibyo byose ko byazamutse. Ntabwo mbizi, ariko ubwo ababifata gutyo ni uburenganzira bwabo, ariko nge siko mbifata. Hanyuma ibi bintu nyine mu Rwanda sinzi bikomeje kuba ibintu tubona nkaho twamenyera, kugusanga umuntu ikintu cyamubaye hari kibi, ugasanga muri icyo gihe iyo nkuru wenda nakwita mbiba yabaye ku muntu, aho kugira ngo haboneke abantu benshi bari buze bamuha pole bamwihanganisha, ubona nyine bashaka kubana nawe muri ibyo bihe wenda navuga bitari byiza arimo, ugasanga abantu benshi ubwo bameze nkaho bagiye kubiprofitiramo nyine. Wenda duhereye kuri case ya Dorimbogo witahiye Imana imuhiruko ridashira, abantu benshi bahise baza mwakiriya gihe, ugasanga umubare munini w'abaza ni abantu bari kuza bavuga ibintu badahagazeho babeshya kandi biri na negative, kugira ngo wenda babone nyine wenda inkuru zo kubara. Kuri Yago nawe nuko nguko, kuri Sabe nawe bibaye uko nguko. Ibyo bintu ubona bishobora kuba wenda bya biterwa n'iki muri aba bantu? Ubwo wenda niba baza babivuga ari abanyamakuru, hari igihe umuntu abavuga uti wenda niba ari abanyamakuru bagenzi biwe bakabaye baza, wenda ari Yago ari nuze ari Sabe, bakaba ari abantu baza nyine bafata mu mugongo cyangwa se nyine bashyigikira uwo mugenzi wabo wahuye n'ibibazo. Ni ukwera iki twebwe muri minsi turimo turabona abantu baza bameze nkaho baje. Tugarutse kuri izi kesi zirimo zirakunda kugaragara muri minsi kuri YouTube, abantu benshi barimo barahura n'ikintu nakwita wenda barimo barahura wenda n'ikintu kitari cyiza. Tuvuge nko nguko wenda Sabe yagize accident, cyangwa se wenda Yago nawe yahuye n'ibindi bintu wenda utavuga ni byiza, aho ugasanga hahise haboneka umubare munini w'abanyamakuru baza bagiye kumera nko bagiye kongera umunyu muri cya kintu kiba cyabaye ku muntu kitari cyiza, aho kugira ngo baze bamuha pole cyangwa se wenda bamwereka ko bamushyigikiye bamuri inyuma. Ibyo bintu birimo biraterwa n'ikiko birimo biriyongera cyane muri iyi minsi kuruta uko twabibonaga wenda mu minsi ishize. Njye ntekereza ko ikibitera icya mbere harimo nyine gucuruza, kuko naza akakuvugaho we arimo arinjiza. Icya kabiri ntekereza ko haba harimo iki kintu cy'amashyari,
ni nko kundi ushobora kugira ikibazo aho nk'aho umuntu akubwiye ngo komera ahubwira ngo nawe se byakubaho. Urumva rero haba harimo ishyari, ariko ntekereza ko cyane cyane kuri social media bo baba bashaka gucuruza nyine, kuko hari nigeze gukurikira ikiganiro cy'uriya muvugizi wa RIB, hari umuntu bigeze bahamagara kuri RIB nyine bari kumubaza ubwo hari ibyaha wenda bari bamukekaho yakoreye kuri social media, arangije arababwira ngo amatiku ngo niyo acuruza. Urumva rero niba umuntu ashobora gukora ikintu cyiza ntibamuvuge nk'uko bavuga uwo navuga wagaragayeho ikintu twita ko atari cyiza, akaba ariho abona public nini imuvugaho, ubwo nyine ya matiku niyo yinjiza kurusha kuba wakora icyiza. Kuko sintekereza ko hatari abantu bakora ibintu byiza, ariko ntabwo bavugwa nk'abantu nyine byacitse. Ubwo rero urumva njye nuko mbyumva biterwa n'ibintu bibiri, ni ugucuruza cyangwa se hakaba harimo n'amashyari. Ubu si ibintu njye mbona bikomeje gutya bishobora gutuma hari umuntu uvuga uti nangiye gushinga YouTube channel nze nivugira amatiku gusa. Ubwo niba ariko abitekereza ashaka kuzungukira mu matiku azayishinge. Amakuru yiwe ubwo warutubwiye kuri aba ngayo ya Sabe, ayandi ntayandi urebye si ubwo si ibyo ngibyo birihora. Ariko hari n'andi makuru numvise yo kunzahuke, ko bamwe mu bari bagize inzahuke bavuye hariya babaga kwa mama Pasiteri. Noneho ikibabaje cyane ni uko noneho batangiye kujya nawe bagenda bamusebya ku mbuga nkoranyambaga, we yarabirukanye, we yagize gute, ni byinshi biba biri kuvugwa tu. Hasi ubundi njye abenshi mbona hariya mu nzahuke mbona bameze nk'ari n'abagabo, ubona ari abantu bamaze kugira imyaka nyine wenda nakwita ngo niyo ubukure. Nkibaza cyakabaye ari ikibazo kuba wenda umuntu ufite imyaka irenga 20 cyangwa se wenda ukuze kuriya. Haro nigeze kubona nyine umwe muri abo ngabo, mbona ni umuntu ushobora kuba yanavamo umuntu wenda w'umupapa nkurikije wenda imyaka nabonye afite. Cyakabaye ari ikibazo abaye wenda yaranababwiye ati wenda mumaze gukura ni mugende. Cyakabaye ari ikibazo kuba umuntu nkuri umubwiye uti fata inshingano ugende uva aha ngaha kuri mama Pasiteri. Icyo ngicyo cya kiswe ikibazo ku rugero nk'urwo numvise abantu bari kubivugaho. Ku ruhande rwanjye ntabwo ari ikibazo, ahubwo navuga ko yari yaratinze niba yaranabikoze, kuko ntabwo nigeze numva ahantu wenda mama Pasiteri yavuze ngo yabasezereye. Nabyumvishe ari umwe muri bo ubivuga ku binyamakuru bimwe na bimwe, ariko bibaye byaranabaye gutyo njye nashyigikira uriya mu mama, kubera ko niba Pastor Theogene akomeza aruhukire mu mahoro, niba yarabashaga guca hirya no hino kugira ngo babashe kubona ibyo barya, none akaba atagihari, uriya mudamu ntabwo sinzi niba hari akazi akora, ntabyo nzi. Ariko uko byamera kose hari imbaraga yatakaje z'umugabo we. Yego. Urumva gukomeza rero kubana abantu bakuru nka bariya, njye numva ahubwo ku giti cyanjye yari yaratinze niba yaranabikoze. Abo igisigara kibazwa ni iki ngiki, ese byari bikwiye ko hari uwo numvise ngo wari uhamaze imyaka 5, byari bikwiye ko ahantu umaze imyaka 5 utishyura ibiryo, utishyura inzu, niba bakubwiye ngo genda, umuti ari ukugenda umusebya ku mbuga nkoranyambaga? Ese muri iyo myaka 5 twemere ko wenda yanabirukanye, ntituzi niwe n'icyo yabajijije, muri iyo myaka 5 nta cyiza bahabonye ku buryo ibyo byiza byaruta ibibi bavuga yabakoreye?
Mhm. ngiye rero ukuntu umwanzuro natanga kuri icyo kintu, niba yabikoze akabirukana kude shapo. Mm. kude shapo kuba yirukanye abantu. nibagende bajye guhiga nyine. none se umuntu w'imyaka 31 yicara mu rugo ategereje ko umugore w'umupfakazi ajya kumuhigira, badafite icyo bapfana, badafitanye isano runaka. badafite oya ntabwo ari ibyo Akaba vrema. birakabije. n'uwafasha yafasha udashoboye kwifasha, ariko ku muntu w'imyaka 31 agitegereje ngo mama pasiteri aragenda aho ari bujye guhiga ahige n'ibyiwe, ntabwo byaba ari byo. ahubwo numva umwanzuro yaba yarafashe wakagombye gutuma batekereza kabiri, bafata ariko iki nicyo cyari igihe cyo kuvuga ngo natwe tugende duhiga ukwacu, turebe ko twakwibeshaho. wenda niba hari ubufasha bazamukeneraho ashobora kububaha yabubonye, ariko atari ukuvuga ngo baricaye umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu ari kujya kubashakira ibyo barya. ngewe ntabwo nabikora kabisa, nari guhita mbahambiriza rukikubita. hanyubishe banyica rugikubita. Gusa aho ngaho navuga ko turi kumwe, kubera ko umuntu njye nabonye ari abantu bakuru pe, nabonye ari abantu bakuru, kuko nta mwana muri bo uri munsi y'imyaka 10. murabo nabonye bavuga nta uri munsi y'imyaka 18. urumva kuba umaze mu rugo kanaka imyaka irenze 5 bakwitaho, sinzi wenda niba hari n'isano bari bafitanye, ariko nubwo yabihari umuntu kwitaho imyaka 5 akagukuza ukagera muri iyo myaka, kuba yakurekura rwose ukajya kwishakishiriza, njye mba numva ntacyo adakoze sakirire, ahubwo ikibazo kiragaruka kikaba kuri wa wundi wumvise ko ibintu yakorewe muri iyo myaka yose bitari bihagije, kugeza aho ngaho avuga ati none uriya muntu ngiye kumutaranga, akaza no kugutaranga mu itangazamakuru. abantu nk'abo ngabo ariko babaho. gusa ngiye ku giti cyanjye nanjye nashimira uriya mubyeyi, imyaka yari amaze abihanganiye, akomeje nyine gusikiza umugabo yari yaramusigiye, navuga ko ihagije mu bushobozi bwiwe n'imbaraga ziwe nk'umubyeyi umwe, navuga ko ntakatagize. hanyuma nje hari indi nkuru ahubwo nabonye. kagira inkuru. umuntu bita Nyagahene wakinaga amafilime uramuzi? uriya muntu hari ninde sinzi, umunyamakuru nabonye abaza Papa Sava impamvu ngo atari yaramubonye, kuko iyi ngo yari mu buzima bubi cyane. none urabona ko muri iyi minsi arimo arakina kwa Kiramani yaramwinjije muri team, ubu arimo arakina kwa Kiramani. none abantu bahise bajya kwa Papa Sava bamutunga mikoro nyine, baramubaza ati kubera iki Kiramani twakwita ko ari umwana muri ibi bintu, ni n'umwana kuri wowe, aje akagutanga kubona ko Nyagahene yari akeneye ubufasha kurenza wowe nyine. urumva mwarakinanye muri za filime za kera, wari umuzi wenda n'ubuzima yarabayemo ntabwo nabwo wari ubuzi, kubera icyo umuntu nka Kiramani aje akagutanga kubona ko umuntu akeneye ubufasha. ibyo bintu kuri Papa Sava niho ndi kugira wenda ngo nkubaze, kuba atari yarinjije muri timu wenda ya Papa Sava, uriya muntu nakwita Nyagahene twamenye kera, ngo wenda mwinjizemo amufashe wenda gusavayivinga muri ubwo buzima atararimo bworoshye, wenda nabonereho wenda n'utwo tuntu twamutunga wenda ubuzima bworohemo gakeya. ntabwo wabifata ko wenda ari cyakwitwa wenda nk'intuze, wenda bakunda kubivuga ngo ikira Papa Sava hari ukuntu bakunda kumushinja ko ngo ntabwo ajya akunda kumenya abantu bararuhanye kwa, ngo ntabwo ajya akunda kubamenya. ntabwo icyo kintu gishobora kugaruka wagishinja Papa Sava ko n'ubundi byongeye kwisubiramo ko ari ikimenyetso kigaragaza ko abantu baruhanye nawe atajya akunda kubitaho cyane. Ntusi Papa Sava ashinzwe kureba abo bakinanye ngo abaha akazi, ko numva ushubije nka wese.
hari umunyamakuru numvise wamubajije kuri ibyo ngibyo, we nta nubwo yamubajije, yaramubajije ngo mbese ni ukubera iki utafashije Nyagahene muri buriya buzima bubi arimo. Noneho Papa Sava arasubiza ngo ahubwo yumbaza ngo ni ukubera iki ntamuhaye akazi. Ati kuko njye ntabwo nshinzwe gufasha, ntabwo ndi Croix Rouge. Noneho rero tugendeye kuri ibyo ngibyo, niba Nyagahene mu buzima yarabayemo, njye ahubwo nakundaga kumubona kuri YouTube ya X-Rage kwa Manibu, niho nakundaga kumubona n'abakanyombya, ariko nyine asa kubura tu, ariko nagize ngo nuko ntagikunda kuyikurikira. Noneho nanjye nza gutungurwa n'umunyamakuru bakoranye ikiganiro, asa nabi, ameze nabi, nta n'inkweto yambaye, nta telefone yari akigira, mbese ubona abayeho nabi. Kuba rero Kiramani yaramubonye akumva afite uwo mutima wo kumufasha, ntabwo wabishinja Papa Sava, kuko buri wese aba afite umutima we. Papa Sava nawe hari abandi afasha, ese yafasha abantu bose akabishobora? Ntabwo byakunda. Ahubwo nuko abantu bakunda kureba umuntu wubatse izina bakamushinja ko hari aba atinjiza wenda muri iyo business yiwe, ariko hari igihe wenda aba areba ibyo ari gukina, uwo nguwo mushaka ko amufasha wenda adafitinga wenda muri iyo projet yiwe akabona atari wakeneye. Na Papa Sava numvisha ariko avuga abantu ntibakagiye bashinja abantu ngo ntabwo bafasha abantu, ntabwo bafasha abantu. Ntabwo ubuzi kugira ngo Papa Sava ibigeze hariya ingufu yashyizemo. Rero ngiye numva ko nyine niba Kiramani yamubonye akagira, kuko nigeze no kumva abivugaho ko we impamvu nyamukuru yatumye agira icyo ashaka kumufasha nuko we yavuze ngo umuntu wakoze filime tumukunda tumukurikira ntabwo yamera kuriya ngo ntisingire icyo nkora. Ubwo niwe Imana yamuyoboyeho, Imana yamuyoboyeho, ariko ntabwo nakira Papa Sava urubanza ko ntabwo ari hariya ngo ni Croix Rouge ngo aba bakinanye bose ntibazamera nabi azajya ajya kubafata. Reka nuko icyo gihe ushobora gukururwa n'amarangamutima, ati aturiya muntu twarakinanaga disi, reka muzane, ugasanga ya projet yawe irapfuye kuko nta byibuze se, ahubwo wakagumye bati ese uriya muntu ubushobozi muziho muzanye muri iyi business yanjye hari icyo byamfasha kugira se ngo muzane bipfe n'ubundi abinanirwa agende, byaba bimumariye iki? Ariko uko byagenda kose Imana ishimwe ko Kiramani yamubonye akaba agiye kumufasha. Sinari nzi niba koko yaranatangiye nyine, aho nayo mbiherukira ni igihe yavugaga ko azagira ute ko azamufata, ariko sinari nzi ko yatangiye gukina. Nanjye rwose namushimiye kuko urumva wa mugani ba Nyagahene ni abantu bakinnye kera nka Kiramani nyine yari muto yamwakiriye agiye kubona. Hari igihe wenda kumwe bavuga ngo uriya muntu ngo namufatiragaho nk'icyitegererezo, ntabwo nabihamya ko icyitegererezo cye cyari Nyagahene. Ariko Nyagahene muri ya mafilime yakinaga neza, na Kanyombya bagakina neza. Nanjye nishimiye kumubona yongeye guhabwa ubufasha, kandi Kiramani rwose ni ukuri Imana imuhe umugisha. Hari indi nkuru nigeze nabona, Yago yasohoye indi ndirimbo. Yambo wabibonye? Oya. Yago yasohoye indirimbo, abantu nyine bavuga ati wasanga impamvu yari amaze iminsi abigenza kuriya atigisa imbuga nkoranyambaga no kugira ngo ategure indirimbo, ariko indirimbo yiwe ntabwo yazanye amashagaga nk'uko wenda abantu babikekaga bitewe n'ukuntu yari amaze iminsi avuga. Hanyuma reka mu makuru yiriwe tuyasoreze nanone muri siporo.
Mbappe ngo yongeye yakoze agashya. akaheze Nshobora kuba nabyumvise ahantu rwose ngo Mbappe ngo yongeye ngo yakoze agashya muri Real ngo ashobora kuba yayitsindiye ibitego. none se ubundi Mbappe hari igihe adatsinda Muri iyi minsi rero ibintu nigeze kubivugaho gake ariko nigeze numva nanone hari undi munyamakuru ubyanariza abantu banyamakuru bo hanze bavuga ko ngo Mbappe afite ukuntu ngo atarimo arahuza neza n'umuntu bita Vinicius kubera nyine gushaka nyine ntabwo bari bemeranya neza ugomba kuza imbere y'undi ngo ninde ntabwo birahura neza baracyajijisha wenda bagaragaza fair play ariko nta muri bo nta urahari undi ngo avuge ngo niba habonetse penalty undi urumva muri equipe haba harimo umuntu umeze nkaho ari we mukinnyi ngenderwaho nyine wa equipe. Muri Real rero kuri Mbappe na Vinicius birasa naho abayobozi uko byagenda kose baba bazi umukinnyi ngenderwaho ariko bo ubwabo birasa naho bananiwe guharirana ngo wenda banzura ati ni Mbappe ubaye umukinnyi ngenderwaho Vinicius yemere kumukorera cyangwa se ni Vinicius ubaye umukinnyi ngenderwaho Mbappe yemere kumukorera. Kuryana nyine bari yatangiye kugira impungenge z'uko guhuza kwabo mu kibuga bishobora kuzagorana none umusaruro bari biteze kuri Mbappe ukaba wagabanuka kubera icyo kintu cyo gushaka wenda guhangana cyangwa se kudahuza neza n'umuntu bita Vinicius. Ariko nyine wenda kubera ko Mbappe numvise ngo yatangiye gutsinda noneho icyo ngicyo wenda gishobora kuba cyaba gitangiye kuva mu mitwe y'abantu bamukunda cyangwa se bakunda ikipe ya Real ho gakeya. Hanyuma ndi kugira ngo tubwire ngiye numvise ngo yatsinze ariko sinamenye ngo ibitego yatsinze ni ibihe. Utubwire wenda niba ayo makuru hari ayo uzi tubwire yatsinze ibitego bihe cyangwa se yatsinze iyihe kipe. Nge rero nzi ko yatsinze ibitego 2 ariko ntabwo nzi ikipe bakinanaga ntabwo yizi niyo bibere ikibazo nzi ko yatsinze ariko ntabwo ikipe bakinye nayo nzi. Ariko ibyo byo wari uvuze byo kuvuga ngo ntabwo ngo umuka ngo ari mwiza none se ubundi muri ibyo bitego 2 yatsinze hari kimwe yitsindiye ikindi kiboneka kuri penalty kandi nkuko wari ubivuze uriya mu Brazilien Vinicius ngo niwe ugomba gutera penalty nose kuki yayimuhaye nose yayimuha batumvikana cyane ngo bigende gute nyine ashobora kubikora kubera ko ari itegeko aba yahawe bari muri dressing room. Nose baba bazi ko bari bone penalty barabiteganya barabiteganya ati in case wenda haboneka penalty ugomba kuyitera n'uyu nguyu igihe haboneka koroneri uzitera muri Real nyine twari dusanzwe tumenyere ko ari uriya Toni Kroos uherutse gusezera ikintu cyitwa koroneri ikintu cyitwa kufra niba barakunda kureba Real nuriya mugabo akundaga kuzitera. Ibyo ni ibintu bimeze nkaho bizwi nyine babyorganiza bataraza no mu kibuga. Ubwo rero sinzi ariko ntago abantu benshi wenda bakunda Real cyangwa na Mbappe ntago bakifuje ko ibyo bintu wenda biba ariko ubwo atangiye gutsinda ibyo ngibyo birabaye. Hoya ngiye icyo ntekereza nkuko nabikubwiye nubwo ndeba umupira ibibera mu kibuga uko baba babipanze ngo uri butsinde n'uyu uri butere kufura n'uyu uri butere corner n'uyu ibyo ngiye nabyo nzi icyo ndeba bakinye batsinze ni bande batsinze ariko nkuko wari ubivuze ibyo byo kuvuga ngo nago bazumvikana ibiki n'ibiki kuko iyo match kimara kurangira urya abanyamakuru babaza abakinnyi babajije Vinicius nukubera iki wahaye Mbappe gutera penalty kandi ari wakagombye kuyitera ahita abwira ngo acecekesha abantu ngo abantu babakizeho igitutu ubwo rero ngo mwabonye igisubizo nuvuga ngo ibyo mubavugaho nabo bagize ute barabyumva. Ubwo rero nk'abantu bakuru nk'abantu bazi umupira nta utazi ko Mbappe azi umupira nta utazi ko Vinicius ari umuhanga ariko impamvu umugani baba baragiye kuzana Mbappe kandi babona hari ba Vinicius nuko babazi ko bafite icyo bamwitezeho. Ikindi mvugira ko wenda uwo mwuka abantu bavuga ko ari mubi mwe mubona kandi bo batawubona
nk'iyo match yabaye uriya musore w'umwongereza Bellingham ntabwo yakinnye kuko ngo yari arwaye kuko nabonye ari kogeza umupira muri tribune ariko nabonye uburyo igitego cya Mbappe cyagiyemo ebana umutipe yarasimbutse araserebra amufitiye ishyari sibwo yaserebra gutyo yibereye mu ntuze muri tribune rero njye nekereza ko ibyo numva bavuga ko uriya musaza w'umukoci n'uriya perezida ni abantu bazi kugira gushyira ikinyabupfura mu ikipe ku buryo kumva ngo uyu yashwanye n'uyu ntabwo byapfa kubaho baba bafite imirongo ngenderwaho ubwo rero ngewe nkumva ko icy'ingenzi ni uko Mbappe ari gutsinda azakomeza atsinde n'ibindi ariko mwe mu ikipe y'Ubufaransa ntabwo ari gutanga umusaruro nk'umufana wa Mbappe wakadasohoka aya ngiye mfana ibitego simfa ntabwo Mbappe mufana ku buryo yagira ariko kuko ni umukinnyi mwiza ikindi kandi ujye umenyerega ko afite inkomoko muri Afurika afite inkomoko muri Afurika akinira ikipe y'Ubufaransa niyo mfana uvanyemo Amavubi yacu ubwo rero ni ugukomeza umuntu akamwifuriza kugaruka muri bya bihe bye byo muri Paris Saint-Germain. Aha amakuru rero agezweho tugiye kuyasoreza ahangaha wabimenye ko mu Rwanda batuzaniye inoti nshyashya se ndabizi ariko sindazibona nagiye kugusaba mimwe nanjye sindayibona mfite amashusho nzajya muri banki ngiye nyisabe nsabe ya 5 n'iya 2 uzameme iyo ya 5 oya nyaguhe gutya gusa kuyaguha kereka ninye cyikose ninyabona nzayifotora nitanywerereza ifoto umwana mubi none se ikintu wabonye gishasha cyahindutse kwa zira noti ureba gutyo ugahita ubona ko habaye nk'impinduka ni iki sindayibonaho nabibonye ku ifoto uzi ikintu ngiye mpita mbonaho conversion okay ko iyo ukireba gutyo inoti ya 5 niba ari ya 5 niba ari ya 2 ntabwo nibuke hari ariko akantu ka conversion kagiyeho iri muri ya mabara rwose y'ibendera ry'u Rwanda kandi ndumva nta noti twari dufite irimo conversion none si zakozwe zose zakozwe conversion itaruzura kandi rega ntabwo bapfa guhindura inoti ni ibintu bisaba ibintu birebire ntabwo hazaho ikintu ngo bavuge ngo bahite bagishyiraho bibanza byajya mu nyigo bikemezwa ntabwo ari ikintu babyuka ngo bavuge ngo baragishyiramo amakuru rero yaragezweho ubwo n'ahangaha tuyacumbikiye naho ngaho ariko dusaba abantu babona umwanya rwose bazajye gufana Amavubi azatugeze mu gikombe cya Afurika tuzajye mu gikombe cya Afurika muri 2025 tujye mu gikombe cy'isi nayo ngo ibaze nawe bibaye nubwo umupira widunda ariko ibyo byo sinzi niba byabaho oya bizaba wenda reka dushobora kutajya mu gikombe cy'isi byo wenda reka tubihe pourcentage ntoya ariko mu cy'Afurika cyo ndabyizeye muri iyi minsi ariko byo afite ukuntu ameze neza akomeje gutya ntabwo twaburana hamwe tujya wahitamo hehe nahitamo muri Canada tukajya mu cy'isi cy'Afurika cyo erega mu cy'isi rega turi abambere mu itsinda na n'ubu reka turebe ukuntu Nigeria ejo tuzayiva imbere ubwo nayo dufite undi mukino tuzahura mu gushaka igikombe cy'isi ko nabwo uzi ko turi mu itsinda rimwe nayo Nigeria turi kumwe Nigeria South Africa Benin Nigeria rero nabonye wa mukinnyi ujya ukunda gukina yambaye utuntu ukina mu Butaliyani uriya tuzamuva imbere ntabwo mbizi ese uriya mukinnyi akina kuri kangahe uriya ni nomero 9 nomero 9 babandi bateramo ibitego nose mu Mavubi ni ukina kuri nimero 9 harya ubwo ninde ntabwo muzi ese nuvuga ngo nimero 9 ni babandi bamwe binjiza ibitego
ubwo azaba ahanganye na Nshuti Innocent. sha oya urumva we uriya abahanganye n'abadefanseri kubera ko iyo ari umusatirizi w'ikipe ya adversaire abo ahura nabo cyane bagongana ni abantu nyine bari kugarira iryo zamu rya adversaire bari guhangana n'abadefanseri. Ubwo azaba ahanganye na Clement. Abo ngabo kabisa Nige na Clement Senyagasani azajya amureba gutya. Ura ni mubi cyane, ni mubi. Ariko nta icyo tuzahita uzi ukuntu tuzabigenza. Hari utuntu njya ndeba kuri TikTok niba muri ni mu Baraba hari abatipe babiri niba ari impanga ntabwo mbizi arumva noneho hakaba kandi gasaza kagufi hakaba n'ikindi kigabo gifite iki none hakaba n'undi mugabo muremure unanutse abahatanye n'abadefanse kansubiremo Nige na Clement n'abandi bafatanya kudefanda bazafata uriya mu Nigeria ubundi yibure ajyare ngiye kuba nka Rugaju ajyare bamwizamu mu maso hazemo ibikezi abone baribone abone irasamye ngo nk'akanwa k'intare. Oya rwose abakiri ba Nigeria bose abazajya bajya kuboneza mu izamu ry'u Rwanda bagiye mu maso hajye haba ibikezi hanyuma bibure ibitego bibure hanyuma rero ba Nshuti Innocent niyo nzi ujya utsinda na Mugisha Gilbert barafinda bo nibagera ku izamu rya Nigeria bazajye basanga umunyezamu yavuyemo kare ubundi babisunikiremo tuzajye mu gikombe cya Afurika. Reka tubashimire bakunze Umuragwa Family TV twari turimo turavuga ku makuru yiriwe amakuru arimo aratrendinga tukadushimira umutumirwa mbere na mbere. Murakoze cyane. Ugerageje kutuzengurutsa hose utuvana mu Rwanda utujyana ku mbuga nkoranyambaga utujyana i Madrid none utugaruye n'undi ku mahoro mu Rwanda. Turabashimiye cyane namwe mwabanye natwe muri iki kiganiro ibiganiro nk'imbi ku Umuragwa Family nakagaruka turi kumwe no mu bindi biganiro ciao ciao.